niba hari abantu burya batavuga, niba hari abantu bababara bagapfiramo imbere, ni abagabo. Kubona umugabo uvuga ni 2% ni 1%. Umugabo rero iyo agiye kuvuga aba yashize. Buriya reka mbabwize ukuri, ubutamenya ntabwo ari ikibazo, ubutamenya ntabwo ari icyaha. Kuba utazi ikintu si icyaha, ahubwo icyaha kibi ni ukudashaka kumenya, ni ukudashaka kwiga no kwinangira no kumva ibyo uzi ko biguhagije. Kuko nk'ubu ngubu abagabo baba open bakavuga bati abagore baradukaniye, abagore batwimye imibiri. Ndashaka kugira ngo mvuge kuri iki kintu, kandi ngiye kukivuga mbabaye cyane. Ndabashuhuje bakunzi bacu, bakunzi ba Isanamitima, bakunzi ba Mama Queen mudukurikirana muri ku isi yose, abanyarwanda bumva ururimi tuvuga. Ndavuze ngo shalom shalom shalom, bivuze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Yego, iyo mvuze ku isi yose mba mvuze abadiaspora bari mu bihugu byose, Uburayi, Amerika, Canada. Mba mvuze abaturanyi b'u Rwanda, Abarundi muri Congo, Uganda, Tanzania, Kenya. Ngira ngo murabyumva. Imana ibahe umugisha. Munyemerere mbakire muri studio za Isanamitima, hanyuma dusenga Imana nyiribihe byose. Data, duciye bugufi munsi yo gukomera kwawe, Imana nkuru, Imana nyiringabo, Imana nyirimbaraga. Turagushimye, turaguhimbaje kuba duhumeka byonyine n'iby'igiciro. N'ubuntu bwawe, kuko uwo mwuka ni wowe uduha kugira ngo duhumeke, kugira ngo tubeho. Icyubahiro ni icyawe muri byose. Turakwinginze Data wa twese wo mu ijuru, kugira ngo umwuka wera amanukire kuganza no gutegeka. Ntabarijye nimbumbura umunwa wivugane n'abantu bawe n'ubwoko bwawe n'imiryango ku isi yose. Urakoze Imana nkuru, Imana yumva gusenga. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen amen. Ndongera ngira nti shalom shalom nanone bakunzi bacu. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndabashimira cyane uburyo mumpamagara, uburyo mukurikira zino nyigisho muri ku isi yose. Abantu bo muri Amerika murampamagara, abantu bo muri Canada murampamagara, muri ibyo bihugu byose na mentioninze. Abantu bo mu Burayi murampamagara, abaturanyi murampamagara, abanyarwanda. Abenshi muba munshimira inyigisho, ariko mu by'ukuri nanjye muri byose icyubahiro nkigarurira Imana. Kuri izi nyigisho z'umuryango ndashimira Imana yampaye ubwenge bwo gufashisha abantu. Buri muntu wese umpamagaye nkashobora kumugira inama. Buri mugore n'umugabo bangishije inama bari mu bibazo, bari mu makimbirane, nkashobora kubagira inama yubaka urugo, ikemura impaka, ikemura amakimbirane, urugo rugakomeza rukabaho, rukubakwa, umuryango ukaba muzima. Ndabishimira Imana. Ndashimira Imana kubwo abana b'abakobwa n'abasore, urubyiruko muri rusange rumpamagara rungisha inama ku bijyanye n'Isanamitima. Nkashobora guhabwa amagambo n'umwuka wera, nkabagira inama zisana iyo mitima iba yarasenyutse kubera ibibazo byo mu isi bitandukanye. Mu by'ukuri ndabishimira Imana yo mu ijuru cyane, aho ituye mu gihugu cyo mu ijuru. Yumve ko nyishimiye, yumve ko nyishimiye cyane. Rero mu by'ukuri Imana yantumye ku muryango, Imana yantumye ku bagore n'abagabo, kuko
narababwiye inshuro nyinshi umuryango ni ishingiro, family ni ishingiro rya buri kintu hano ku isi. Umuryango uri mu mugambi w'Imana Uwiteka Nyiringabo, kuko niyo initiator, niyo yatangije umuryango. Rero mu by'ukuri iyo umuryango uhungabanye, iyo umuryango ugize ikibazo, iyo umuryango utabanye neza, iyo umuryango ucitsemo kabiri, umugambi w'Imana ku bantu bayo uba urimo ucika intege. Imikorere y'Imana cyangwa inzira z'Imana Satani abazitambikamo, kuko cyazanye Satani ni ukwica no kwiba no kurimbura no kuburizamo umugambi w'Imana, usibye ko umugambi w'Imana utaburizwamo. Ariko mu by'ukuri urugo rusenyutse, umuryango usenyutse ni igihombo gikomeye ku gihugu, ni igihombo gikomeye muri sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete y'abantu bose Imana yaremye, ni igihombo gikomeye ku itorero, ni igihombo gikomeye ku isi yose. Niyo mpamvu rero Imana yampagurukije mu gihe nk'iki, kandi hari n'abandi benshi yahagurukije. Ndashima Imana ko nsigaye mbona seminazi cyangwa ibiterane cyangwa inyigisho nyinshi zigisha umuryango zihagurukiwe muri iki gihe. Si Mama Queen wenyine, hari n'abandi benshi abakozi b'Imana bahagurukiye kwigisha imiryango kugira ngo umuryango ubeho. Rero ako kari akanyuzemo, ariko mu by'ukuri ndashaka kugira ngo mvuge kuri iki kintu, kandi ngiye kukivuga mbabaye cyane. Ntekereza ko atari jye ubabaye, ariko ni umwuka w'Imana ubabariye muri jye, kandi bitewe n'ibibazo numva mu miryango bikomeye, biteye inkeke, bibabaje. Mu by'ukuri abagabo barahuruza, baratabaza. Narababwiye ngo umugabo aho ajya kuvuga akabumbura akanwa agatabaza, agahamagara abababaye pe. Niba hari abantu burya batavuga, niba hari abantu bababara bagapfiramo imbere, ni abagabo. Kubona umugabo uvuga ni 2%, ni 1%. Umugabo rero iyo agiye kuvuga aba yashize. Uti rero Mama Queen, abagabo baratabaza gute? Abagabo baratabaza kubera ko abagore babakaniye, babimye imibiri yabo, imibiri bayigize iturufu. Ngira ngo iyo mvuga umubiri, nababwiye icyo mba mvuga Bibiliya icyo yita umubiri. Reka nsome icyanditswe hano kugira ngo mubyumve neza. Abakorinto ba mbere ibice 7 guhera ku murongo wa 3, n'uwa 3 n'uwa 4. Umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore abigenza atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Narabigishije mu by'ukuri bino bintu. Iyo Bibiliya ivuze umubiri, ibivuze sex cyangwa ibivuze igitsina. Turi abanyarwanda nyine, tugira ikinyabupfura, tugira umuco, tugira ibyo tuvuga, tugira ibyo tutavuga ku karubanda. Ariko na Bibiliya ifite umuco ukomeye, kuko ibyita umubiri. Bibiliya iravuze ngo umugabo aho umugore we ibimukwiriye, n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we, ngo kuko umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo we, n'umubiri w'umugabo nawo ugatwarwa n'umugore we.
nabigishije ko iyo umugabo ahuye n'umugore bagahuza imibiri baba babaye akaramata, baba babaye umuntu umwe. Hakaba ntawe ukigenga, ahubwo ni ukuvuga ngo mubaye umwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo umubiri w'umugore iyo bigenze gutyo ntuba ukiri uw'umugore, n'uw'umugabo ntuba ukiri uw'umugabo, ahubwo muba mwabaye umuntu umwe. Rero mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye ku isi yose cyerekeye abagabo, kubera ko narabigisha ndababwira ngo Imana ntabwo yabaremye kimwe n'abagore, yabaremanye ubushake bwo hejuru kurusha abagore, abagore bakaba hasi kugira ngo buzuzanye, niko Imana yabiremye. Mu by'ukuri imibonano ni ikintu Imana yashyizeho, ni ikintu Imana yaremye gihuza umugore n'umugabo kikabagira umwe. Izi ni inyigisho nkora nigisha buri munsi nkongera nkazisubiramo kugira ngo wenda hari abantu bumve bakire. Mu by'ukuri ni umugambi w'Imana, imibonano, guhuza umubiri ni umugambi w'Imana, ni ikintu Imana yaremye yateganyije kugira ngo cyuzuze ubumwe n'umunezero n'ubusabane hagati y'umugore n'umugabo, hagati y'abashakanye. Icyo kintu rero iyo kidahari nta bumwe, nta busabane, nta mahoro, ni umushiha n'induru, cyane cyane ku ruhande rw'abagabo, kuko bagira umubiri rwose utabibemerera no kubaho icyo gikorwa kidakorwa. Kandi niko Imana yabiremye, si uko ari abasambanyi cyangwa bateye ukuntu kubi, ahubwo niko Imana yabaremye kugira ngo icyo gikorwa kibe satisfait cyangwa kigende neza cyangwa gikora umurimo kigomba gukora. Rero buriya reka mbabwize ukuri, ubutamenya ntabwo ari ikibazo, ubutamenya ntabwo ari icyaha. Kuba utazi ikintu si icyaha, ahubwo icyaha kibi ni ukudashaka kumenya, ni ukudashaka kwiga no kwinangira no kumva ibyo uzi ko biguhagije. Kuko nk'ubu ngubu abagabo baba open bakavuga bati abagore baradukaniye, abagore batwimye imibiri. kandi Bibiliya iravuga ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe mugore na buri mugore wese agira uwe mugabo. Ni ukuvuga rero iyo wimye umugabo umubiri we, wowe wa mugore we ukawugira iturufu yo kurwanisha, icya mbere uba ukoze icyaha, icya kabiri uba wohereje wa mugabo gusambana, kuko yagushatse kubwo kwirinda gusambana. Niba hari n'abagabo bimana imibiri bakayima abagore, nawe wiyumve muri urwo rwego. Ariko mu by'ukuri umugabo utarwaye, umugabo ufite amahoro, umugabo uzi inshingano mu rugo rwe, akaba yakoze inshingano ze nk'umugabo, akabura umubiri we kubera wowe mugore ko wamukaniye, kubera wowe mugore kubera ko utabihaye agaciro, kubera wowe mugore kutazi icyakuzanye, niko nabivuga, uba ukora ibyaha, uba ukingurira Satani, kuko uba ukingurira divorce, uba wirukanye ubumwe mu rugo, uba wirukanye ubusabane mu rugo, uba wirukanye amahoro mu rugo, uba wirukanye umunezero w'abashakanye, kuko aho ngaho niho ukubiye. Uba uri umunyabyaha mu yandi magambo, kuko abagabo benshi bamaze kudevelopinga indwara, abandi bataye ingo baragiye, abandi bahagaritse inshingano, akavuga ati umugore wanjye niba atubahiriza inshingano nyamukuru mu rugo yamuzanye, ubwo nta mugore mfite, nta rugo mfite, nta n'impamvu yo gukora inshingano, kuko nta rugo mfite, nta mugore mfite. Narabibigishije ibi bintu ko ibyo iyo bitabaye ubumwe bukavaho, n'umugabo ashobora kwanga gutanga irasiyo, ashobora kwanga gukora ibyo yagombaga gukora, kubera ko nta mugore uhari. Icyo nicyo kikugira umugore, icyo nicyo cyagukuye iwanyu.
icyo nicyo cyakuzanye. uba umeze mbese nk'umuntu waje utazi icyo ugiye gukora, utazi ibyo uziyemo, niba utubahiriza iyo nshingano mu rugo. mbabwire n'iki kindi nsoza, yuko umugore niwe ugomba kuba initiator wa kiriya gikorwa. za complaints z'abagore zivuga ngo abagabo ntibadutegura, umugabo nta ntegura, umugabo ntambwira amagambo meza, nta ntera imitoma, ntabwo uzabibona utaba initiator w'icyo gikorwa. iyo ni inyigisho yindi nzabigisha, impamvu ari wowe ugomba kuba initiator, hanyuma ibyo ushaka byose ukaba ukoze umuti wo kubibona. ibyo wifuza byose ku mugabo, byose ujya wifuza, ukaba ubaye inzira yo kubibona. niwe ugomba gutangiza icyo gikorwa. nzabibigisha n'inyigisho ukwayo. next time niyo nyigisho nzigisha, kuko ari wowe ugomba kuba initiator mwinshi ibintu. nsoza nkubwira ngo nta kindi cyakuzanye muri urwo rugo, nta kindi cyaguhuje n'uwo mugabo. iyaranje niba urwaye wivuze, iyaranje wikuriyetinge mu mutwe inshingano nyamukuru y'urugo yakuzanye, yagukuye iwanyu. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we n'umugabo we akaramata, bombi bakaba batakiri babiri ahubwo ari umwe. nicyo gituma wasize ababyeyi, nicyo gituma wavuye mu muryango wa mama wawe na papa wawe, w'ababyeyi bawe. nta kindi cyakuzanye my dear. ibindi byose biza nyuma, ibindi byose birakurikira. niko Imana yabiremye. mbasomeye ijambo, si amagambo ya mama Queen. kandi Bibiliya iravuga ngo ntimukimane, ngo kireka hari mwahanye igihe nacyo cyo gusenga, mwabisezeranye, hari impamvu ifatika. n'abigishije uko abagabo bateye. iyo babuze imibiri yabo baba intare, bagira amahane, bagira umushiha, nta munezero wongera kuba mu rugo. kandi nawe mugore, narakubwiye ngo bigufitiye akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo uzi cyangwa utazi. narabibigishije, ku isanamitima birahari. rero mu by'ukuri mureke kwicana abagabo banyu ubugingo, mureke gukora ibyaha, mureke gukora ibyangwa n'Uwiteka. mwihane, mwibuke aho mwavuye mukagwa, musubire mu nzira, otherwise ingo zirasenyutse, otherwise abagabo baragiye. ngira ngo icyo kirasobanutse, murabyumva. for your information, ntabwo ari abagore bose ababikora gutyo, ni abagore b'abapfapfa. Bibiliya bita abapfapfa abagore batagira ubwenge. ariko hari abagore b'abanyabwenge pe, barahari benshi, kandi kuri iyi si barahari. hari n'ababa batazi inzira cyangwa badafite ubumenyi, ariko bahora bampamagara bakambwira mama Queen, inyigisho zawe zo ku isanamitima ziratwubaka, ziduhinduriye ubuzima, wabaye marayika w'abagabo bacu. ibi nta bamasenge babitwigishije, nta babyeyi babitwigishije, uri umubyeyi mwiza. abo ni abagore b'ubwenge bakeneye kwiga. ndababara cyane ugasanga umugabo wawe yarebye inyigisho nk'izi zo ku isanamitima, araziguha ngo uzumve, wige umenye icyo gukora niba utaranigishijwe. ngo ibyo ni ibintu byo kuri YouTube, ibyo ni ibishitani, ibyo ni ibintu byo ku ma Facebook. ariko niba ari n'ibyo kuri YouTube wabyumvise, basi ukabikritika wabyumvise. nagira nkubwire ngo umuntu uvuga gutyo ni ubujiji. ubwo nibwo bita ubujiji. hari ubutamenya hakaba n'ubujiji. ubutamenya ni ubutamenya nyine, burya iyo utazi n'Imana ntibikubaza. ariko ubujiji ni ukudashaka kwiga, kudashaka kumenya, kudakurwa kwizima, kuba nyirandabizi, banajua yote. cyangwa umuntu umugabo wawe akaza ati nabonye inyigisho
za mama Queen reka mbahuze muvugane, akwigisha uko bigenda, ugatangira kuvuga mama Queen ninde, mwahuriye he, mwamenyanye gute. Ni ikibazo gikomeye. Ese wabanje ukamumva ukamenya mama Queen ninde, byaba ngo mukanamuhamagara ko mbitaba? Kuki mudashaka kwiga? Imana irababaye ku bwawe wowe ukora gutyo. Wihane ugarure urugo rwawe, wihane ujye mu mugambi w'Imana. Niba uri n'umukristo rwose uri mu buyobe cyane, ariko niba ukora gutyo, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Narakaye, navugiye muri to ikomeye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari jyewe, nta nubwo ari n'uburakari, ni ukubabara bitewe n'ibyo numva. Imana ibagirire neza abanyumvise kandi bakeneye kwiga no guhindura. Imana ibahe umugisha. Abakeneye kumpamagara, kungisha inama, nimero yanjye irahari irazwi. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dushima umwuka wera w'Imana ko arimo gukora umurimo. Data, turagushima, turaguhimbaza, tuguhaye icyubahiro. Data wabanye natwe, umwuka wera yaganje, yategetse. Ndabizi ko hari icyo uremye mu isi y'umwuka kandi ugiye kugisohoreza mu isi y'umubiri, mu miryango, mu bashakanye, Mwami uwera wa Isirayeli, kugira ngo imiryango yo muzima kandi iba amahoro. Urakoze, tukugaruye icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.